Mwiriwe ndabasuhuje nizere ko mumeze neza ariko ngiye muri kano kanya mbazana inkuru y'akababaro ntago nzanye inkuru nziza nubwo mbasuhuza mwese mu nkunda kandi munkurikira muri hirya no hino ndabizi ko mu majyepfo mu majyaruguru burasazwa ndetse n'uburengero bwaryo tuhafite inshuti nyinshi mu bihugu bituranye n'u Rwanda yaba Burundi, Uganda, Tanzania, Repubulika Demokarasi ya Kongo, Kenya n'ibindi bihugu bitandukanye bya Afrika namwe mwese muri hanze y'umugabane wa Afrika ndabizi ko mudukunda kandi mudukurikira muri benshi nkuko magaza no muri ubona ko nyuma muri background yanjye mfitemo amwe mu mashusho yo mu karere ka Gatsibo niho tugiye kujya tugende mbabwire ku nkuru iri kuvugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, inkuru yakoze ku mitima abantu benshi, ku ruhande rumwe bagaye umugabo ku rundi bagaye umugore ariko nanone bakomeza bagaruka kuri roho zinungane. Aba bana tugiye kugarukaho umwe imyaka 9 n'undi imyaka 2 bazize amakimbirane yarari hagati ya papa wabo na mama wabo. Niyo nkuru ngiye kugarukaho, ngaruke ku mugore wo mu karere ka Gatsibo wicishije abana be umuti w'imbeba na warangije ariyahura kubera ikibazo tugiye kugarukaho. Mfite nibaruwa yasize yanditse irimo amakuru yose tugiye kurambura. Ndagushimiye kugiye kubana natwe, ukande like, ukoresha nibagirwe no gukora subscribe. Igitekerezo cyawe, ikifuzo ndetse n'inyunganizi kuri no nkuru turacyakira neza. Umuti byagenze bite rero? Na minota myinshi iciyeho hari ku isaha hagati y'isa 6 n'indi minota zo kuri uyu wa 12 ukwezi kwa 8 umwaka 2026 nibwo hano ku mbuga nkoranyambaga za hano mu Rwanda mu bitangazamakuru bitandukanye bya hano i Kigali ibinyamakuru byose bitangiye kwandika inkuru bikajya biyiha umutwe uvuga ngo mu karere ka Gatsibo umugore yiciye abana abicishije umuti w'imbeba arangije nawe ariyahura. Hanyuma abantu benshi bagenda bavuga se yabitewe n'iki? Yari yasaze ko tuzi ko ababyeyi bakunda abana, ko tuzi ko abandi bajyaga bajya kwiyahura nk'abajya bimvikana mu bitangazamakuru bagiye kwiyahura kubera ibibazo bafitanye nabo bashakanye, kubera ibibazo by'imibanire mu ngo bakareka abana ubundi bo bakagenda ku cyungu yabanje gufata abana be yibyariye umwana w'imyaka 9 nkuko tugiye kubana mu nkuru akabica, yarangiza kubica nawe akahita agenda. Inkuru yose mu buryo burambuye niyo ngiye kugarukaho, ndagira ngo unege amatwi kandi nugenda utambwiye uko byumva umbwire nayahe makimbirano ushobora kugirana n'umuntu. None reka tuvuge ku bashakanye, wenda bashakanye mwebwe biri ku rundi rwego, nayahe makimbirano ushobora kugirana n'uwo mwashakanye ukumva ko kugira ngo umubabaze ari ukubanza guhekura ubuzima bw'abana bawe, kubanza gutwara ubuzima bw'abana bawe wibyariye mwabyaranye, harangiza nawe ukiyambura ubuzima kugira ngo ngukunde umubabaze. Kuko nkuko tugiye kubyumva muri no nkuru n'urupapuro ubuyobozi bwabonye bujya gutabara nyuma yo kumugabo atabaje ngo bwasanze ari bari n'umugore yanditse igaragaza ko ngo yababajwe bikomeye n'uburyo umugabo we yagiranye agakungu n'undi mukobwa yakekaga ko baryamanaga, kuko nta hantu bigaragara ko yabafashe arangije agira gute ariyahura. Reka tubigarukeho rero mbirambure mu nkuru yacu mu buryo burambuye, umbwire niki cyagutera kwiyahura mu buzima bwawe. Ibyo bintu turi buze no kurebera hamwe mu gusoza ibimenyetso bishobora gutuma umuntu yiyahura, ku buryo nuramuka ubibonye ku muntu ushobora kugira uko umufasha, kuko bitangira hakiri kare agatangira bica mu marenga wowe ukagira ngo ni ibintu bisanzwe nyamara bikarangira yiyambuye ubuzima. Ariko uramutse urebye kuri ibyo bimenyetso ndibuze kuvuga inkuru irangira, ari no mpamvu mbasaba ngo mujye mureba inkuru muyirangize, ubasha kubimenya hakiri kare ukaba wagira icyo ukora ugatabara ubuzima bw'umuntu ushaka kwiyahura. Amakuru mfite rero aravuga ko umugore w'imyaka 36 wo mu karere ka Gatsibo ni mu murenge wa Muhura yahaye abana be babiri umuti w'imbeba nawe arangije arawunwa, bose barapfa. Bikaba bikekwa ko yabitewe no gufuhira umugabo we wari usigaye afitanye umubano wihariye n'undi mukobwa. Ibi ngibi turi kuvuga muri kano kanya byabaye mu ijoro ryo ku itariki 11 Kanama 2026 bibera mu mudugudu wa Kamatamo ni mu kagari ka Mampfu mu murenge wa Muhura mu karere ka Gatsibo. Ngo uyu mugore yiyahuye yari afite imyaka 36 mu gihe abana umwe w'umukobwa yari afite imyaka 9 n'undi w'umuhungu akaba yari afite imyaka 4. Bikimara kuba rero urumva ngo no mugore tugiye kujya kuri historique noneho turebe uko byaje kuba bigenda kugira ngo aze kwiyahura.
kuko tugiye kumva icyo umunyamabanga nshingwabikorwa avuga, ariko turaza kumva n'icyo umugabo we atangaza yabwiye ubuyobozi kugira ngo tubashe kumenya ukuri kw'ibihari. Namwe nimuzajya mubona abantu bafitanye ingo zifitanye amakimbirane, mubwire ubuyobozi niba uri umugabo n'umugore ari byo mutumvikana, hari uburyo bwo gutandukana mu mategeko kandi bwiza bukwiye mu mategeko nyine bukurikije inzira, butatwara amaraso, budatwara ubuzima bw'abantu. Noneho umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhura bamwita Rudasingwa Michel yabwiye itangazamakuru ko batabajwe n'umugabo w'uyu mugore nyuma yo gusanga umugore we n'abana be babiri bapfuye. Ati umugabo w'uwo mugore asanzwe ari umucuruzi mu isantere. Umugore we yari amenyereye kumugemurira ibiryo bya nijoro. Ati nijoro rero umugabo yabonye amasaha amuzaniraho ibiryo ageze atari yabizana, bituma amuhamagara kuri telefone, undi niyitaba. Byaje kurangira atashye, agezeyo asanga imirambo y'umugore we n'abana be iri aho hasi, ahita atangira gutabaza. Uyu gitifu Rudasingwa yakomeje avuga ko abaturage n'abayobozi mu nzego zitandukanye bagiyeyo muri iryo joro baza kubona urwandiko uwo mugore yasize yanditse rugaragaza ko uwo mugabo yari asigaye agirana umubano wihariye n'undi mukobwa, bikaba biri mu byamunaniye kwiyakira, ahitamo kwiyahura we n'abo bana babo. None si yagenda wenyine abana akabareka mwo kabyara abana ko nta kosa bakoze. Ibi bintu yabikoreye iki koko? Ni urukundo se tuvuge yarakunze aba bana? Mwebwe mumurikiye muri kubyumva gute? Kadukomeze. No umunyamabanga nshingwabikorwa w'uno murenge rero amaze kuvuga ibi ngibi, we ikindi kitagikurikiraho nuko atanga ubutumwa. Ahita avuga ngo ndakebura imiryango ifitanye amakimbirane, nyisaba ko igomba kugana ubuyobozi bukabasha kuyifata. Ati ubutumwa dutanga ni ukugira inama imiryango ifitanye amakimbirane kujya yegera ubuyobozi bukabagira inama ho gufata icyemezo cyo kwiyahura no kwica abana ngurahimo uwo mwashakanye. Ni ibintu bibi cyane. Niba warashakanye n'umuntu mukagirana ibibazo, mwegere ubuyobozi tubafashe. Kuri ubu imirambo y'abo bana ndetse n'umubyeyi wabo yajyanwe ku bitaro bya Kiziguro kugira ngo ikorerwe isuzuma mbere yuko ishyingurwa nyine, nk'uko amakuru dufite abivuga. Urumva ko umugabo ari we witangiye amakuru agaragaza ko umugore ngo yari asanzwe amushyira ibiryo ku masaha runaka, noneho ntiyabijyana, sibyo? None atabijyanye agira amakenga, atangira kwibaza ngo byagenze bite. Arahamagara kuri telefone, birangira nta muntu ugize gute umwitabye. Reka rero turebe ku bimenyetso bigaragaza umuntu ushobora kwiyahura, noneho n'uburyo ushobora kuba wamufashamo kugira ngo ibintu bigende neza. Kwiyahura ni kimwe mu bibazo bihangayikishije isi bikomeje kongera ubukana, dore ko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rigaragaza ko buri mwaka abantu basaga 700,000 biyahura bakiyambura ubuzima, mu gihe hari undi mubare munini w'ababigerageza ariko nibibahire. Kwiyahura yo ni igikorwa gica ibikuba mu miryango, abaturage n'ibihugu muri rusange, kandi bikagira ingaruka ku basigaye. OMS igaragaza ko 20% by'abapfa biyahuye bakoresha uburozi, abandi bakimanika. Ahanini bigaragara mu bice by'ibyaro mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere, nk'uko byabaye hirya. Byakugora kumva umuntu w'i Kigali yiyahuye, umuntu wo mu mujyi Muhanga, za Rubavu na he, ariko mu bice by'icyaro ho bifashe indi ntera. Ni imibare ya OMS nikivuga. Imibare igaragaza ko kwiyahura ari impamvu ya 4 mu ziri imbere mu guhitana urubyiruko ruri hagati y'imyaka 15 na 29. Ni ikibazo cy'ingeri zose, yaba abakize n'abakennye. Mu mwaka wa 2019 abagera kuri 77% ababiyahuye bari abo mu bihugu bikennye n'ibifite ubukungu buciriritse. Icyakora nubwo kwiyahura ari ikibazo gikomeye, biranashoboka ko haboneka amahirwe menshi yo kubikumira no kubyirinda, kuko ibimenyetso by'ushaka kubikora byamenyekana hakiri kare. Bishoboka kwirindwa ku rwego rw'umuntu ku giti cye cyangwa
ku rwego rw'igihugu hagomba gufatwa ingamba zikarishye mu gukumira ubwiyahuzi. Kwiyahura bibaho mu gihe umuntu yugarijwe n'ibibazo runaka akabura ubushobozi bwo guhangana nabyo, agafata icyemezo cyo kwiyahura, ibyo we aba yibwira ko ari ukuruhuka ibibazo cyangwa se umuruho. Nubwo abafite ibibazo rero by'ubuzima bwo mu mutwe ari bo bakunze kuvuga kwiyahura, binagaragara mu bantu bibasirwa n'ivangura, abaryamana bahuje ibitsina ndetse n'abagororwa. Wese wibaza ngo wamenye ute umuntu ushaka kwiyahura? Bakomeza batubwira ko bitoroshye kureba umuntu ngo umenye niba ashaka kwiyahura, kuko akenshi abahishe byinshi. Icyakora bimwe mu bimenyetso bihurirwaho na benshi bikunze kugaragara byerekana ko umuntu ashobora kuba atekereza kwiyahura akiyambura ubuzima bwe. Abafite ibitekerezo byo kwiyahura ngo bakunze kuba bababaye cyangwa se batuje cyane, bigatuma bagira umuhangayiko ukabije, bikabaviramo kwiheba. Aho umuntu atwarwa no gutuza nyuma y'igihe akiheba, agatangira kwikura mu bandi, icyo twita kwiheza, agahitamo kuba wenyine, akirinda kuba hamwe n'abantu yamaranaga nabo umwanya munini, ukabona nta kindi kintu yishimira, yewe n'ibyo yakundaga atangira kubyihishahisha cyangwa se kubyishisha. Nyuma yaho habaho impinduka mu myitwarire nk'imvugo, ingorane mu gusinzira, hari n'ubwo uko yagaragaraga bitangira guhinduka, uwo abageze ku rwego rwo kutagira icyo yitaho na kimwe ku bijyanye n'uko agaragara mu bantu. Umuntu ufite ibitekerezo byo kwiyahura akiyambura ubuzima bwe, hari ubwo atangira kwishora mu biyobyabwenge cyangwa se ibindi byangiza ubuzima bwe, kugira ihungabana ridasanzwe, kuvuga amagambo arangwa no kwiheba, urugero nko kuvuga ngo mu buzima ntacyo bumaze, isi yaramwanze n'ibindi. Ibyo bigeze ku rwego bisa nkaho aba ari kwitegura gupfa, atangira guca amarenga, asezera inshuti cyangwa atanga bimwe mu byo yari atunze, agatangira kuvuga ko gupfa ariyo nzira yonyine yatuma aruhuka. Ni byiza ko umuntu ashaka uwo baganira mu gihe atangiye kugira bimwe mu bitekerezo biganisha ku kwiyahura, kuko ni kimwe mu bimufasha kuruhuka no kwisanzura, akavuga ibimugoye, uwo baganira akabona ahahera amufasha. Ni ingenzi kandi kuba wafasha umuntu ubona ufite ibibazo watangiye gutekereza kwiyahura, cyane cyane kumuganiriza, kuko abantu bitaweho n'inshuti cyangwa se imiryango, ibyago byo kwiyahura biragabanuka kuruta abandi binangira. Gukumira kwiyahura rero bisaba guhuriza hamwe imbaraga, hakabaho ubufatanye mu nzego nyinshi z'abaturage, harimo urwego rw'ubuzima, uburezi n'izindi zigiye zitandukanye. Ngayo nguko rero kuko byagenze mu karere ka Gatsibo, mbabwiye no ku bimenyetso ushobora kubona ku muntu ukabona ko ashobora kuba atekereza kuba yakwiyahura. Ubwo rero icyo musabwa ni ukugenda muba hafi y'abantu bagiye batandukanye mushobora kubona bashobora kugira ibyo bimenyetso. Ino baruwa rero nababwiraga ndi buze kubasomera, uno mugore yasize yanditse, mu by'ukuri ntabwo nyifite kandi ntabwo ndi buze guhimba ibyanditsemo, ahubwo ngiye gukora ibishoboka byose, ninza kuyibona ndaza kuyibasomera, ariko n'ubundi ntacyo bimaze, kuko icyambere ni ukugira amakuru yibanze. Murabyumva ko impamvu nyamukuru iri muri iyo baruwa yahise ituma uriya mugabo we ndetse n'uno mukobwa ukekwa, kuko yamwanditsemo amuvuga amazina, bahise batabwa muri yombi kugira ngo iperereza rikomeze, barebe koko niba ari byo byihishe inyuma y'urupfu rw'uno mubyeyi wishe n'abana be b'imyaka 36 agahitana n'abana be bagera muri bangahe, babiri, umwe w'imyaka 9 n'undi w'imyaka 4. Ndagushimiye cyane ko abanye nanjye muri kano kanya. Igitekerezo cyawe nyandikira muri comment kandi like ukoresha, nibagirwe no gukora subscribe kugira ngo n'andi makuru n'ibiganiro dukomeje kugutegurira bize kukugeraho mu buryo bukoroheye mu masari buze. Bye, ugira ibihe byiza. Aba atabye Imana bari uko ridashira, n'abasigaye mukomeze kwihangana, ndabizi ko mutabura kudukurikira namwe aho muri hirya no hino.